Ndabakiriye tangazamakuru ry'Imurenge ry'abanyamurenge mwese nikazi wanje hano mu rugo mpereye ibumoso bwanje kuri Gakondo TV, IITV1, Isoko TV, MMTV1, Ibiriho Showbize, Imuhira TV, Minembo TV, Metos TV, Hezer TV, Inor TV na Bortopla. Ni karibu hano mu giwanje. Twishimiye kuba hano. Ikibazo cyanje cya mbere ndagira ngo mpere ku ndirimbo uherutse gusohora ejo bundi. Yes, ni indirimbo yitwa Twirwaneho, biranagaragara no ku mupira wambaye. Yes. Ndagira ngo ube kwitubwiraho mu ncama. Okay, Twirwaneho ni indirimbo mu byukuri natekereje gukora kuko kurikije ibinyamakuru hirya no hino numvaga bikomeye kuri isi. Abasangaga bimwe na bimwe bishaka gufata Twirwaneho nk'umutwe wenda witerabwoba. None nza kubyibaza utese ibyo Twirwaneho ikora ni gute bashaka kwishira muri iriya kaye kuvuga ngo n'umutwe w'ikibiterabwoba, kubera ko si twe ba mbere barimo birwanaho n'abandi bose bagiye birwanaho. Ndanabizi nabonye na comment n'abantu bavuga ati ese Imana yirwanyeho gute, kubera ko nabishize mu ndirimbo. Ariko mwibuke neza ko Satani ataje kuba ambasaderi w'ijuru hano kuri nosi. Hari ukuntu byagenze mu ijuru kugira ngo Satani aze kuri nosi. Rero araba marayika bari bayobowe na Michael, n'abamarayika bari bayobowe na nani na Lucifer, niko navuga dragon. Hari ukuntu byagenze nabyitawe na ko ari nka cold war yabaye mu ijuru kugira ngo Satani agire gute. Nuvuga ko kurundi ruhande habaye intambara mu ijuru, so habayeho mbese ugiye kwirwana Satani amuta kuki ku isi araza. Rero nashatse kuvuga muri yo kandi ubwo wenda abantu babyumvishije ukundi gutandukanye, ariko nta hantu navuze ko Imana yakoze icyaha. Kurundi ruhande nakoze ira ndirimbo ngira ngo mbatere morale Twirwaneho na Gumino, kandi nerekana ko akazi bakora bose ari Twirwaneho ari Gumino n'akazi kamwe bose. So ntatandukane rinini cyane riri hagati ya Twirwaneho n'iki na Gumino urebye kuri ground ibyo bakora, kuko umwanzi batera numwe. So bose bakora defense bagira gute birwanaho. Umugambi wawe cyangwa se intego yawe yari gutera Twirwaneho ubwabo morale mu rugamba barimo rwo kwirwanaho, cyangwa ko ari ukubakuraho ico bashizweho nk'icaha ko kwirwanaho ari icaha? Cyo kintu ndashaka ko kiza kuba gisobanuka cyane intego y'iri ndirimbo, nimba ko ari kubasubizamo intege cyangwa se nimba ari kubavuganira mu rwego rwo kubakuraho icaha bambikwaho kuko kwirwana hari icaha. Byose birimo. First of all ni ukubakura icyo kintu babashiraho cy'iki cyaha. Secondly ni ukubashiramo iki morale, kubatera morale no kugaragaza ko akazi ka Twirwaneho na Gumino bose n'abantu bakora defense, niba defender bose. Nagiraga ngo nkubaze, ese baramutse bakubwiye haguruka ujye kwirwanaho ureke kubiririmba mu magambo cyangwa se mu ndirimbo, wabikora? Kwirwanaho biri mu nzira zitatu. First of all hariho kwirwanaho biri financially, sibyo? Ibyo ndabikora, iyo ni inzira imwe. Inzira ya kabiri yo kwirwanaho ni inzira nyine dutanga message, turimba ibintu k'ibyo ngibyo. Inzira ya gatatu no kurwana physically, kwirwanaho physically. Pe ndi tayari igihe nikigera mu by'ukuri ntawe nzasezera, nzababwira nageze ku butaka bw'abasogokuru n'abasogokuruza. Ariko ndabizi neza ko Imana itazaza gutwara itorero rwose tarajana ni gutabara. NIKNDELA ahantu amakomantere menshi nabonye kuri iyi ndirimbo wakoze, hari umuntu wanditse aravuga ngo uyu muhungu ngo akinisha ibintu byinshi cyane ariko areke gukinisha Imana. Use ni gute Imana yirwanaho? Ndavuga muri komantere nagiye mbona Imana niyo yaremye ibintu byose, yirwanaho. Ubundi umuntu yirwanaho yabuze uko abigenza. Antekereza ko perezida w'igihugu rimwe na rimwe wenda ntabwo azaje ku rugamba, ashobora kuba ari mu gihugu ingabo ze zirimo zirwana, icyo gihe perezida barimo agira ute abarimo arwana, niko navuga. Rero Imana sinavuga wenda ko yagigira gute irarwana, ariko muri iyo ako kavuyo kabaye nani mu ijuru kabaho. So Imana rero ni perezida rwose, iyo yaramuye gusa ibintu bigira gute birakemuka biva mu nzira. Ariko narabivuze ati nimba kwirwanaho ari icyaha kuri isi, hari umuntu uzi ko kwirwanaho ari icyaha. Nimba ari icyaha kwirwanaho, sibyo? Mubyumve neza, mugende mutegere indirimbo neza rwose. Ntawe navuze ko Imana yakoze icyaha. Imana ni umwere rwose, Imana rwose sinigeranye n'iki n'umwana w'umuntu. Nayiranyumva gusa, I'm so sorry. So
hanyuma bwana NIKNDELA nanone twibazaga impamvu ushobora kuba wanditse twirwaneho ukayishyira mu gatuza kawe gumino ukayishyira mu mugongo wawe. Ya ni kimwe nuko nafata gumino nkayishyira imbere ngafata twirwaneho nkayishyira inyuma, so ni kimwe. Ya ese utekereza ko ubumwe bw'abanyamurenge kenshi na kenshi dukunze kwakira amakuru ko hari haruguru abantu baba bari hamwe basenyera ku mugozi umwe, ariko ugasanga kenshi na kenshi iyo umanutse ino ugasanga ariho hagiye haba amacakubiri, hariho abantu runaka batabyumva kimwe n'abandi runaka. Ese utekereza ko ibyo byose bituruka kuki cyane cyane? Ndumva first of all ndifuza ko abantu bose babukiri twasenyera ku mugozi umwe tukavuga rumwe, kuko ikibazo cy'abanyamurenge twese ni ikibazo kimwe. Abari ruguru, abari muri Kenya, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Amerika, wherever we are, twese ikibazo ni kimwe, kandi dufitanye amasano ya bugufi cyane. Mu by'ukuri ndumva sinangomba ko dusubira amateka yashize, ahubwo for now we can see what can we do kugira ngo twirwaneho twikure muri iyi ntambara twitsinde. Ubushize twabonye mukora interview nziza cyane ihuriyemo n'abastari benshi batandukanye bahano muri Kenya, barimo aba gospel artists, aba secular artists, ndetse n'abakinnyi b'amafilme, kubera message iyo ndirimbo ashaka gutanga abantu bose bari bahurijwe hamwe, ndetse bose bumva ko ari ngombwa ko bagomba kuyigiramo uruhare iyo ndirimbo. Ariko nyuma tuza kubona iyo ndirimbo yasohotsemo abantu bakeya cyane muri babandi batangije inama itegura iyo ndirimbo. Ese uba nk'utubwira amakuru y'iriya ndirimbo ya gakondo mu ncamake? Iriya ndirimbo ya gakondo yari kuba irimo abahanzi bakomeye cyane ndetse n'abanyamurenge. Iriya ndirimbo na Muhando yari kuba irimo mu gihugu cya Tanzania, mwese muramuzi. Duhura umunsi wa mbere twahuye twese turi bamwe, navuga ko gospel, secular, social concern turahura tubyumvikanaho ko tugomba gukora indirimbo imwe twese. Ariko nyuma yaho ngiye kumva nagiye mbireba hirya no hino ngo hari abantu bagiye bagendererwa, sinzi wenda no mu masengero, bakababwira ati ni gute mwari mwicaranye n'abantu bakora nka secular nkaba NIKNDELA, mbese kwicarana nanje ugasanga ni ikibazo ku rundi ruhande, simbizi kabisa. Umukobanyi NIKNDELA, abantu baragenda mu rusengero baranabyirega kuri rutari, ntabwo ari ibikuru, ni amakuru. Dufite amavideo rwose, nubwo atari ngombwa ya liste nuko nayibagiye, ariko nayikwizana nkayibasomera. Nibyo abantu bagiye bagendererwa cyane, bababuza gukora n'indirimbo nanje. In short nuko byari bimeze, barabagendera pe. Ni gute mugiye gukorana indirimbo niki n'abakobanyi nkaba NIKNDELA? Ayo ni amagambo ari muri video, dufite video rwose, ntabwo ari ibigambo turimo tuvuga. Gezi waje kuri AI yaravuye kukubaza ikibazo kijanye n'indirimbo gakondo. Mu by'ukuri nubwo utagaruka kuri liste cyangwa se ku rutonde rw'abantu bari barigize arya amashusho y'irya video, ariko cyane cyane tugaruke mu bazwi bari barimo. Mu bazwi bari barimo twabonyemo umuvandimwe SHAKA, twabonyemo KABAGANZA, twabonyemo Ganja Gangs, twabonyemo Rudoviko, ndetse n'abandi benshi. Ariko turaza kugira ibibazo twebwe tuza kubariza rubanda mu bantu bakurikiye ikiganiro. Muri interview y'ubushize mwabwiye itangazamakuru ko mwese muri kiriya cicaro mugiye kuza kuba mukora indirimbo imwe. Nyuma muri bo dufite andi mashusho atarashigwa ahagaragara ngo tube twayaheza abantu rubanda bakurikirana social media nyamurenge. Bamwe baza guhagarara bihana icaha cyo guhagararana namwe. Turaza kuba iyo mubona mwebwe igikorwa nka kiriya ubuyobozi bw'itorero bukagenderera umukristo cyangwa se umuyoboke w'itorero ryabo, ko yicaranye n'abameze nkamwe mwe mwabashe, ndavuga mwebwe kuko mwe mwamaze kuza muri iriya ndirimbo, mwabifashe gute? Ndetse noneho uraza kuba utugenera ubutumwa kuri abo bayobozi babibona ko ari icaha gukorana indirimbo nkamwe. Ntabwo byanshimishije kugeza n'ubu munsi wa none, ndacyabyibazaho ukuntu kidushobora kwicara twese tukumvikana gukora ikintu nka kiriya. Ntabwo ari ikintu I personally navuga ngo cyari kimfitiye mbese interest cyangwa se inyungu giti cyanje. Nibyo nzambwira n'abantu ko nimba ndirimba social concern, icyo nshira imbere ni ugutanga ubutumwa, kandi nzi neza ko ubutumwa zantanga buzabugira kuri bwa nyirabwo. Ndamutse nzi neza ko ibyo nkora cyangwa se ndirimba bitagera kuri ba nyirabyo, sinakwirwa nyirabyo ndirimba mu by'ukuri. Ntabwo ari kuba wenda ngo ndi talented gukora gusa social concern. Mfite indirimbo nyinshi cyane zanditswe zindi zisanzwe, zaba za gospel, zaba za secular.
inzira nziye ziki abandi bahanzi. Ariko for now jewe mbona ko bitambereye kuba naje kuririmba secular sibyo kiwacu kukabara icyamibuna cyose ngo nta muntu kirimo sibyo inje yariya ko ndishimisha sibyo ko ndarimbira abandi nabande mu byukuri nje nafashe line yanje yo kuririmbira iki kuririmba indirimbo zikiza gakondo. First of all no kubwira abana bavukiye mu Giputa batazi Kanani kubabwira Kanani ko ari heza kubakumbuza Kanani n'abakuze bavuye ari batoya kimwe nanje sibyo so niyo target yanje nje kabisa ya kuri cyo rumbaje ntabwo byanshimishije kubona twicara tugafatikanya n'abandi ngo tugiye gukora indirimbo dene bakazabwira gute ku withdrawinga bakaza kuvamo. Nta muntu nigeze mbaza impamvu icyingenzi nanashize imbere nari naravuze ati hasigara umuntu umwe icyingenzi nuko iyo ndirimbo izagira gute izakorwa kandi indirimbo yarakozwe mu buryo buri perfect. Ni inshuti zanje nta kibazo nejo nari ndi kumwe nabo benshi twaraganire ntawe nigeze mbibaza rwose icyingenzi indirimbo yagize gute yarasohotse nta kibazo. Urakoze ndavuga ngo ku ndirimbo ukunda gukora akenshi usanga zivuga cyangwa se zivuganira ubwoko bw'abanyamurenge nk'uko bivuze hari n'izindi nyinshi wakora uranazifite ariko wowe wahisemo gukora indirimbo zikora advocacy nk'uko benshi bakoze kubivuga ariko ugasanga ko bitewe n'ahantu duherereye usanga n'abanza abanyamurenge bafite hirya no hino usanga batishimira umuntu wari we wese wakavuze ukora utanga ubutumwa muri ubwo buryo. Ariko sora indirimbo abamuyomba nagiye mbona mbese comment z'abantu inbox bambwira ati uramenye ni ibiki ariko nje uririmba imbazi neza icyo ndimo ngira ute icyo ndimo ndirimba nta ndirimbo zikiza amacakubiri jewe mu byukuri abantu bazaza bumva message z'indirimbo zanje neza noneho so indirimbo bita turahinga tukabagara byamara kwera bigasarurwa n'abandi abantu benshi bavuga ati ngo ntabwo uraye wowe ngo simbizi kabisa ibikina bikintu nk'ibyo ariko ntabwo tuzakomeza gutinya kuko ntibyadukura mu Giputa rwose twe tuzakomeza kuvuga uko dushoboye dukomeza gutanga message uko dushoboye nuko dushobozwa n'ibyo tugira gute dukora ariko ntitugenda avuga ngo bavuze ngo byagenze ute nimba tubona ko icyo dukora gifitiye akamaro rubanda nyamwinshi twebwe turabikora NIKNDELA ese iyi ndirimbo yawe ya gakondo ubona ifitiye impact nyuma yo kuba wayigeza hanze mu bantu bayakiriye bate? Abantu bayakiriye mu buryo buri perfect kuko ubirebera muri comment mu byukuri abantu barayishimye cyane baravuga ati mu ndirimbo zose wakoze mu byukuri iyi ndirimbo nayo turayakiriye neza kimwe niye bamuyomba kimwe na Twirwaneho kimwe na turahinga ya indirimbo zanye zose ni abafana gose bazakira mu buryo buri positive. Mu minsi yashize twumvise uvuga ko ari wowe muhanzi wa mbere nyamurenge. Yes. Washingiye kuki? Nabivuze Mfite icyo kiganiro kwitangaza amakuru. Yes. Navuze ko ndi wa mbere munyamurenge wa mbere navuze ko ni jewe munyamurenge wa mbere uririmba kanabyina. Hari undi uzi umumbwire? Ganjo gang. Ntago bazabyina. Sawa? Navuze ko ni mu banyamurenge babayo kuri iyi si. Sibyo? N'abariho. Wenda abazabonye macu simbizi ariko mu babayeho n'abariho ni jewe munyamurenge uririmba akanabyina. Ariko sinkene ko mba wano. Kene ko tuba benshi za miliyoni byose. Baririmba bakanabyina. So nubwo buryo nabivuzemo. Sinavuze ko nje munyamurenge wa mbere kuri isugira gute nibyo. Dutandukanyirize hariho kubyina no kugira ababyinnyi. Abandi bagiye bagaruka muri comment baravuga ngo NIKNDELA ntabyinagira ababyinnyi. Kandi nandi matimu cyangwa se abandi baririmbye nyamurenge baririmba ntabo turabona ukuri indirimbo ahagaze ahantu hamwe ku buryo atabyina. Kandi bavuga ko umuntu wese ugenda ashobora kuba yabyina. Bivuga kuko imbyino nizo zigiye zitandukana. Bivuga ko umuntu wese utambuka arabyina. No kuvuga ngo dutandukane kuri style ugira ababyinnyi cyangwa urabyina abandi nababyinnyi batagira cyangwa nabo barabyina abandi uzabyitegereze ibo usanga bafite ababyinnyi babyina yego nakora movement nawe arabyina sibyo ariko njewe mbyina na hamwe n'iki n'ababyinnyi kimwe na Diamond kimwe na Koffi Olomide kimwe na Falipupa harunduzi vuga nimba harunduzi uririmba akanabyina
hamwe n'ababyinnyi biwe no one ariko ngene ko tuba benshi uwo bumva ari uwa mbere we wavuze ko uri uwa mbere uzumva ko nawe uri uwa mbere azaza bivuge ninga abantu bavuga ngo NIKNDELA ngo ijwi ryawe ngo sijiwe simbizi kuri iyi si ya Nyagasani sinzi ko hari umuntu ufite ijwi ryiza nk'iryanje abantu benshi ngo uti kuri isi ya Nyagasani sinzi ko hari umuntu ufite ijwi ryiza nk'iryanje kuko ufashe abantu bose kuri isi abahanzi bose ngo baririmbe nkanje nta numwe wabona photocopy exactly kandi NIKNDELA ikigero c'ubwiza bw'ijwi bakigereranya ku kihe njyewe simbizi genda ubaza bagiye bavuga ngo ijwi ryanje ngo ntabwo ari ryiza sibyo kandi njyewe mu by'ukuri inzi ko Imana mu by'ukuri God I thank you so much Imana yampa ijwi ryiza riruta ay'abandi bose muri comment zagiye zigarukaho muri iriya ndirimbo bavuze ko byibuze yaba uri wemereye rubanda rugutuma ukabatumikira guhinga kuko kuririmba byo utabishoboye kuri wowe ubifata gute uzakira gute iyo ubona comment nka ziriya ziguca intege cyangwa se ngo ube wakumva ubwo busabe bwo kuva mu muziki cyane ko bo baguhamya bakubwira ko utazi kuririmba jewe igihe cyose mfite uyu mwuka nta kintu gishobora kunca intege cyangwa se gishobora kumbuza gukurikirana n'impano yanjye kandi kuvuga ngo turahinga abantu wenda babyumva mu nzira imwe ariko biri mu nzira nyinshi iyo urimo ukora akazi burya sibyo namwe nka social media murimo muhinga buriya ko murahinga ko murabiba ko muratera ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo navuze guhinga birabyisuka rwose birabyisuka so guhinga biri mu ngero nyinshi cyane niko navuga NIKNDELA ubushize dukorana ikiganiro wavuze kuri muri umunagi twaza ariko mu makomenti nanabisubiramo abantu benshi barakunyomoza abantu benshi barakunyomoza baravuga bati ko bagitwaza nta NIKNDELA bagira uri umwana wa kangahe ko bagitwaza nje ndi petit frère wande umukozi w'Imana Dr Apostle Gitwaza ndaramusuje n'umuntu nuba cyane ndi petit frère we tuvukana mu ndimwe data utubyara numwe twese iso ninde ni data wa twese uri mu ijuru twese turabana b'Imana jewe na Apotre Gitwaza ibyo ni byanditswe byera muri Bibiliya ntabwo ari dictionnaire nagize atanabikuyemo reka ngushikirize hano dufite ubutumwa bwavuye ku Imuhira TV Imuhira TV yobowe na Emas Muizi ikabikorera muri Canada iyi mpano rero nta kindi ihagaze afite ikiganiro ariko akora cha top 10 aho agerageza guteza imbere umuziki w'abanyamurenge mu rwego rwo gukina indirimbo ndetse no gukora kugira ngo zimenyekane zirushe kumenyekana muri ico kiganiro cha top 10 ndakeka ko cyari ikiganiro ca kabiri kuva iyo programme yatangira akaba waraje muri top 10 cyangwa se indirimbo yawe yaraje muri top 10 ntabwo nibuka neza indirimbo yariyo ariko yaje muri top 10 hanyuma rero muri top 10 bagerageza byibura mu rwego rwo gushigikira no gushimira abahanzi yaze kumpa ishimwe ryawe wewe ico muri top 10 waje ku mwanya wa gatandatu ariko abafana baza batora bakavuga uwo ishimwe ryogenerwa ukaba rero waraje muri babiri ba mbere ba indirimbo yawe navuga ngo yagize amajwi menshi kugira ngo bashikirize igihembo ndasaba mugenzi wanje hano uri ku ruhande ko yayikungerezaho hanyuma rero iyo ni ishimwe thank you so much kuva Imuhira TV thank you so much Imuhira TV for this gift gusa sinzi kirimo ariko uko biri kose arakantu nyine karimo namwe nyine ni impamba cyangwa se abantu hano bazabona ikitu kidogo wenda woza kuza gufungura washitse Imuhira kuko iyi ni yawe ku giti cyawe sinzi ko ari ngombwa kuyereka itangazamakuru sawa reka ngomba kwereka itangazamakuru ariko muye muyishiza aho ngaho niturangiza turagenda twicara ahantu tufungure twese nta banga ririmo turebe iki anyway shime cyane Imuhira TV kabisa narabibonye indirimbo ni bamuyomba niyo yaje muri top 10 iza ku mwanya bari bayishize ku mwanya wa gatandatu ariko bafana banje mu by'ukuri baravyanga barakomeza kurwana iyo ntambara kugeza bayitsindiye so indirimbo iza ku mwanya wa kabiri I really appreciate you my fans wherever you are muri amababa yanje azatuma nguruka aho maze kugera ni mwebwe naho nzagera ni mwebwe yes tukiri mu mwanya w'impano nanone kandi ijwe ni rya Muvunyi Steven nanone kandi ku bufatanye bw'itangazamakuru ryose riri hano MMTV1 Isoko TV Minembwe TV Metos TV II
TV and Radio, ibiriho Showbiz, Inoro TV, Barto Pro ndetse n'umuhira Heze TV ndetse nkuko muzibona zose hano. Nanone kandi tukiri mu mwanya w'impano nkuko bagenzi bacu bari bavuye kubikora, kadusabe byibuze umuvandimwe kuri Metose adufatirira impano ayimutugerezeho yo noneho uraza kuyifungura. Uyu munsi twari amahirwe y'abantu. Reka nanone umunyamakuru kuri show ibiriho Showbiz ayimugezeho hanyuma nanone kandi thank you so much. Yo uraza kutwemerera uyifungure hanyuma tuze kuba tuganira. Cyo ni just gusa ku iyo perekana ifungure abantu turekirimo. Yes. Iyo ni nk'abanyamakuru bose baraha imbere yawe. Wow. Yego. Wow, thank you so much. Thank you so much. Tangazamakuru Nyamurenge kabisa. Iki gikombe tukabura icayi ntukabura amata. Thank you so much. Uzakomeze ukimwera mariko cyane wibuka kuko itangazamakuru Nyamurenge rizirikana ibikorwa byawe. Ndabashimiye cyane kabisa, murakoze kabisa mu byukuri nabuze ikintu nzazanyweramo iki gikombe icyayi kabisa. Thank you so much. Ndabona handitseho NIKNDELA, kuba tazi kwandika NIKNDELA uburyo byandikwa mwabireba neza, abafana baje NIKNDELA kuri YouTube. Hanyuma hirya hariho Twirwaneho. Nanone kandi mu nyuguti nkuko tugenda tugaruka bazabona harimo Gumino. Yes. Gumino hasi na irahari. Yego. Abatabizi twabashe gushiramo amazi ashushe, uko uzajya ushiramo ikintu gishushe ibara rya Gumino rizajya rirefutingiramo aho ngaho muri iryo bara rya Twirwaneho zose zuzuzanye. Ibintu rero ni byiza. Thank narangiza ndashimiye my producer dukorana nawe Mbangutsi Pro, mwese muramuzi nejo yarafite nani show twarayitabiriye. Ndangije mushimira cyane kabisa. Mbangutsi Pro akora neza, indirimbo zine zose maze gukorana nawe z'ama audio ndetse n'ama video abiri, harimo ingira Twirwaneho niwe wakoze audio anakora na video, n'indirimbo ya gakondo niwe wakoze audio anakora niki na video. So ndamushimiye cyane, niyo studio nkoreramo kwa Mbangutsi Pro. Ikindi social media zanje zose nkoresha izina rya NIKNDELA. Mwabonye mwese urugize izina rya NIKNDELA ryandikwa. Iyo ugiye YouTube nta wundi muntu uza usibye njewe, ni NIKNDELA. Instagram ni NIKNDELA, Facebook, Twitter ni NIKNDELA, wherever you are NIKNDELA. Yego, NIKNDELA arakoze cyane. Nkaba ndi Rutebuka Justin kuturuka kuri II, nari mfatikanyije na bagenzi banje barimo Bortopra, hakabamo Inor TV, hakabamo Metos TV, Gakondo TV, MMTV1, Minembwe TV, Isoko TV, Eze TV, Imuhira TV. Murumva amazina y'abantu. Imurenge hose kujya mu bazi Murenge hose barano, mu Rurambo Minembwe hose barano. Abanyamurenge bose bari kwa NIKNDELA uyu munsi. Rero reka dushimire bagenzi banje twabanye muri kino kiganiro, hanyuma NIKNDELA nawe tumushimira rwose ku musanzu agenda atanga muri societe. Ukomeze ukore kandi ukomeze ugira amakuraje menshi kuko turagushigikiye abantu benshi bakuri inyuma. Ibihangano byawe bifite impact nziza cyane, harimo ubumwe byonyine kubona warakoze indirimbo ya Twirwaneho na Gumino wakuyeho urujijo mu njiji. Reka mbyite gutyo. Hanyuma reka dusoreze ikiganiro hano. Sinzi niba NIKNDELA hari ijambo yasoza avuga, niba asenga, niba bigenda gutya. No gusenga nasenga gusa. Ndabashimiye nanje first of all, mufite ikintu kinini cyane mukora mu bwoko mu byukuri social media itangazamakuru. Mbere yacu cyangwa se hejuru yacu ntibyigeze bibaho, ariko ibyo mukora ni mwebwe mutuma ibihangano byacu bimenyekana, ni mwebwe mutuma amakuru ayo ariyo yose, sivyo abantu bakenera kumenya hirya no hino bagira gute bamenye. So without you ntabwo amakuru abantu bashobora mbese kugira kuyamenya. So nje ndabashimiye I personally, kandi n'abafana banje ndabizi ko barabakurikirana kandi barabashimiye kabisa. Saba abafana banje mwese wherever you are kuja kuri aya machano yose mugakora subscribe, because these are all my friends kabisa. Murakoze cyane. Ibiganiro kuri aya ma TV yose nakagaruka, mukomeze mugira ibihe byiza.